Salam, nizere ko mumeze neza aho muherereye hose. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri ino channel, nitwa Pamela Charles, nkabashyiraho recipes cyangwa se uburyo butandukanye bw'imitekere. Niba mwarakoze subscribe, murakoze cyane kongera kubana nanjye muri ino video. Uyu munsi tugiye gutegurira hamwe umuceri umucyayicyayi. Umuceri tugiye guteka uno munsi cyangwa se tugiye gutegura uno munsi ni umuceri urimo imboga zitandukanye. Turashyiramo amashaza, dushyiramo karoti, mubane nanjye namwe ko yindi tubashe kuba twateka umuceri w'umucyayicyayi. Tubanje gutugusa amazi cyangwa se kubiza amazi, twashyiramo amashaza kugira ngo nayo abanze ashye. Twongeremo umunyu kugira ngo amashaza abe yagira gu nziza. Reka dukomeze rero tube tuganira utuntu dutandukanye mu gihe turi gutegura karoti. Ese umuceri w'umucyayicyayi usanzwe uwuteka mu buhe buryo mu rugo? Uyu munsi twe tugiye kuwuteka twashyizemo imboga zitandukanye. Uraza kuba ari umuceri warya wonyine nta zindi mboga ukeneye. Mu by'ukuri nabashishikariza kugerageza guteka uno muceri muri ubu buryo. Muzambwira uburyoshye. Nyuma yo gutegura ibirungo byose no kubikata, nahise ntogosa umucyayicyayi. Urawureka ukabira cyane, ukabira neza. Amashaza yacu rero yamaze gushya, ameze neza. Bisaba kutayahisha cyane kuko tuba turi buze kuyashyira mu muceri bikaza kuba byahura. Dutangiye dukaranga ibitunguru, turabikaranga kugeza bibaye shokora ariko itari shokora cyane. Ibitunguru bisa nkaho bimeze neza, bimaze gushya. Tureta dushyiramo tangawizi. Tangawizi yo ntabwo nayigaragaje muri video kugira ngo tubashe kuba twakwihuta. Nayirapye ku ruhande, ndayikamura nyine, ayo ni amazi yayo. Tureta tuyashyira gutyo mu bitunguru. Biraryoha cyane, biterwa n'ukuntu nawe ukunda kuyiteka tangawizi, ariko njye nkunda kuyiteka gutyo iyo ndi guteka umuceri. Urakomeza ukagaragura ku muriro mukeya, ubundi ukaba washyiramo tungurusumu, ugakomeza ukagaragura ku muriro mukeya kugira ngo ibirungo bitaza kuba byashirira.
tangawizi na tungurusumu bimaze kuba byashya, tugiye kuba twakongeramo timerike. Njye nakoresheje ibiyiko 2 bya timerike mu biro 2 by'umuceri. Timerike ushobora kuba wayishyira gutya mu mavuta cyangwa se ukayishyiramo umaze gushyira mu muceri ugiye kuwugaragura, ukaba wayigaragura mu muceri, byose ni byiza. Nyuma yo gushyiramo timerike ibiyiko 2 nashyizemo akayiko gatoya k'icyayi ka black pepper cyangwa se pilipili manga, ubundi ndakomeza ndagaragura ku muriro mukeya kugira ngo ibirungo bitaza kuba byashirira. Ubonye biri gufata hasi ugenda ushyiramo amazi make make kugira ngo bitaza kuba byashirira, ugakomeza kugaragura kugira ngo bize kuba byashya neza. Umunyu rero ntituyibagirwe kuwuteka, ngo nongeyeho umunyu. Nkaba nashyizemo n'akayiko gatoya k'ikirungo cyitwa mdalasini, ariko si ngombwa ubaye utafite icyo kirungo wakireka nta kibazo. Shyiramo na magi 2, ubundi ndakomeza ndagaragura. Iyo ibirungo biri kugenda bifata hasi ugenda wongeramo amazi gake gake kugira ngo bitaza kugushirirana. Ubu ibirungo byacu bimeze neza, bimaze gushya. Twashiramo umuceri tugatangira tukawugaragura mu birungo kugira ngo nawe ube wafata ibirungo. Iyo ugaraguye gutyo mu birungo uraryoha, nabwo biba ari byiza. Munyihanganire kamera yari yahagaze mu gihe nari ndi kugaragura umuceri, gusa nyuma yo kuwugaragura n'ubundi ntabwo uwugaraguriye igihe kirekire, uhita ushyiramo amazi aringaniye kugira ngo utaza kuba wahura n'ikibazo cy'umuceri ngo watose. Ugenda wongeramo amazi gake gake, ariko n'ubundi amazi wongeramo aba ari amazi y'umucyayi mu gihe waba ukiyafite. Urakomeza ukareba umuceri niba utarakama wenda amazi, niba utarashya ukaba wakongeramo andi mazi. Amazi n'ubundi turakomeza dukoresha amazi yo mu cyayi, ubundi ugasa nkaho uwuzamura nk'uko nyine ndi kuwuzamura kugira ngo amazi ajyemo hasi, ariko wirinda kugeza ikimaniro hasi kugira ngo utaza kuba washiririza. Ubigenza gutyo kugira ngo amazi ajyemo hagati, amazi mbese akwire nyine hose. Tunahita tugabanya umuriro ho gakeya kugira ngo tutaza kuba twashiririza. Ntitwibagirwe rero ko umuceri wacu nawo mu cyayi, kuko twatekereje amazi mu cyayi, ariko turaza gushyiramo izindi mboga zitandukanye. Twari twateguye karoti n'amashaza,
ariko turatangira dushyiramo karoti kuko nizo zikomeye, ntabwo tugeze tuzikanga ku ruhande, tureka tuzishyiramo kugira ngo nazo zibe zahita zishya. Amashaza tukaba turetse kuyashyiramo, turayashyiramo nyuma ho gatoya twongeye kureba umuceri wacu aho ugeze. Nyuma yo kongera kureba umuceri amazi twari twashyizemo yakamye, byaba byiza tuwuhindukije kugira ngo tumenye ngo dusigaje kuba twawutegereza igihe kingana gute, cyangwa se umaze gushya bingana gute. Ariko nk'uko tubibona natwe ntabwo urashya, haraburaho gatoya. Kano niko kanya keza rero kuko twashyiramo amashaza, kuko amashaza twari twayatetse ku ruhande ntabwo dukeneye ko ashya cyane. Tugashyiramo na poivron, ubundi ugapfundikira kugira ngo byose bize kuba byahwana. Umuceri uza kuba uri gushya, ukaza kubivanga bimeze neza. Umuceri wacu wamaze gushya, urahumura, urasa neza. Icyo dusigaje gukora ni ukuba twawuhindukiza gusa kugira ngo tube twavanga imboga zose nyine neza. Mana yanjye, nta zindi mboga waba ukeneye kuba wakoresha kugira ngo urye uno muceri, kuko byonyine urahagije ko umeze gutya. Harimo amashaza, harimo karoti, uraryoha cyane kandi ntabwo uba ukeneye kuba warisha nyine izindi mboga. Nabashishikariza ko mwawuteka, murabibona ko karoti zahiye neza. Mwakoze cyane rero kubana nanjye intambwe ku yindi. Muzabigerageze, muzabwira muri comment. Batarakora subscribe nabasaba ko mwayikora kugira ngo nishyiraho video ubutaha muzabashe kuba mwayibona. Mwakoze cyane kubana nanjye intambwe ku yindi. Mugire ibihe byiza. Salam.